Igisusa ni cyiza cyane ntibisanzwe, menya ngo ingurube ntoya zigomba kurya 1/4 inshuro 3 ku munsi. Ingurube nkuru ndavuga ko zifite ibiro hejuru ya 40 zirya 1/2 inshuro 3 ku munsi, ukabigabura uburyo ushaka. Ubwo hano ni igihe ziba zabiriye ari bibisi, ariko noneho turimo kukwereka ukuntu uzajya ubitegura wabitetse kandi bigatuma ingurube zawe zikura neza cyane. Muraho neza, murakomeye, amahoro y'Imana nabane namwe bakunzi bacyo mu Ruvete TV. Mumeze mute aho muherereye? Twebwe aho turi tumeze neza. Mbese mwaba mwarashyize mu bikorwa mwatangiye umushinga w'ubworozi butandukanye? Byaba bibabaje umaze igihe umurikirana ukaba uyu munsi utarafata n'amafaranga na makeya ngo utangire ushore, kandi biroroshye cyane, kandi ngerageza kubereka ibintu byoroshye n'ukuri. So rero bakunzi bacu, ndabibutsa yuko abafite ubworozi bwagutse ndetse n'ubuto ko mukeneye ko tushyira mu bwishingizi amatungo yanyu, tuyaha ubwishingizi nta kibazo. So rero ikindi, abakeneye ko tubakorera proje zijyanye n'umishinga w'ubworozi, turabikora pe, ndabikora. Ni karibu ukamamagara kuri 0785846224. Abakeneye ko mbamamariza, ni karibu turamamaza business yari yose waba ukora, ibyo waba ukorera byose turabikwamamariza, nawe ukatwishyura, kandi ntabwo duhenda, ni make. So rero bakunzi bacu, video yatambutse nizeye ko yabaguye neza uko wakitegurira ifunguro ry'ibyana by'ingurube byabuze uko byonka se cyangwa byacutse. Uyu munsi rero mbazaniye agashya, uburyo bwo gukora formule y'ingurube nkuru yo nari narayiberetse, ariko ubu ngubu ikintu mbazaniye uburyo bworoshye cyane uzagaburamo ingurube zawe wibereye mu rugo shuti. Wibereye mu rugo iwawe, ingurube igakura neza, ingurube igakomeza ikagira ubuzima bwiza, ikabyibuha kandi hari intungamubiri zuzuye. Kandi twakoresheje iki kintu kimwe cyonyine, ikintu twita igisusa cyangwa se ibihaza. Igisusa n'ibihaza, ese mwaba mubizi? Ubushize nigeze kubibereka uburyo babikoresha mu nkoko. Bakunzi banjye, nkeneye ko mbere na mbere mubanza mukamenya umumaro w'igisusa cyangwa se ibihaza, kuko benshi mukunze kubyibaza. Ariko kuri uyu munsi reka mbibabwire kuri ubu bworozi bw'ingurube. Rero umumaro wa mbere w'igisusa cyangwa ibihaza ku bworozi bw'ingurube ni niyo soko y'intungamubiri zose ingurube ikenera, harimo fibre cyangwa se icyo twita fibre, cyangwa se inakungahaye kuba ari natire, atari ibintu byakorewe mu nganda, atari imvaruganda. Si ibyo gusa kandi harimo intungamubiri zigera kuri 72%. So rero bakunzi bacu, icyo bishatse gusobanura ibi ngibi ni ukuvuga ngo ni isoko nziza yongera imbaraga. Ni ukuvuga ngo ingurube zari igisusa zigira imbaraga, ziba zimeze neza, zifite ingufu, zikura zigira ingufu zidasanzwe. Ntabwo ushobora kubona ingurube yasubiye inyuma, ntabwo ushobora kubona utwana twazingamye, oya. Kubera ko rero ingurube ni zimwe mu nyamaswa cyangwa se ni itungo rituza. Bivuze ngo rero ikiza cy'iki gisusa kibitsemo amafibre menshi ari hejuru, ku buryo igogora ryayo rigenda neza cyane. Ubyumve ariko niba utarahinga igisusa ugomba kugihinga shiti yanjye. Kandi ni ukuvuga ngo bigira umumaro mwinshi mu mubiri w'itungo, ku buryo usanga hakungahayemo amakarbohydrates, mbega hakaba hagiye harimo amafibre akenshi binaciye muri uburyo uko irya uburyo babyikora. Yes, igogora rigenda neza. Rero bakunzi banjye, bakunzi beza, ndabasabye ntukabeho utarahinze iki gisusi wawe ngo urebe umumaro wabyo, ni kugira ngo uhangane n'ibihombo. Bakunzi beza rero,
ndabizi ntukore ikosa ryo gukupa video itararangira kuko nubwo iminota ishobora kwiyongera nuko mba nzi ko nkohereza ibintu by'umumaro. Nkwibutsa ko iri funguro ni ifunguro ryiza wahereza ibibwana bigicuka nabwo bigakurana imbaraga, igogora ryabyo rikagenda neza. Ingurube zicutse nazo iri funguro rizigwa neza cyane kubera intungamubiri zirimo. Nababwiye ngo igisusa yaba amababi n'ibihaza byibitsemo intungamubiri zose ingurube ikenera. Kwa kundi mugabura ibintu ukabona ingurube yarwaye imatwe cyangwa yarwaye constipation, no, igogora bigenda neza pe. So rero tubane, ndashaka kubigisha nkajya mbera ku tuntu twinshi dutandukanye muzakoresha. Iki gisusu gikoresheje uzi ko urimo korora kinyamwuga kandi ntuhenzwe n'ibiryo, ibintu bikagenda neza cyane. Bakunzi banjye rero mukora ubworozi bufite intego. Ko no mu bworozi bw'ingurube ibisusa ni shuwadiro. So rero bakunzi bacyo mu Ruvete TV, ndagira ngo nkurikiye ari ubwa mbere ukore subscribe, share na comment. Ikindi ndagira ngo nkugire inama gatoya mbere y'ibindi byose. Shuti yanjye, hari ukuntu ujya gutangira ubworozi ukumva abantu bari kugenda baguca intege, bakakubwira ibintu byinshi, ibintu by'inama nyinshi bituma ubona ibiciro bigenda bizamuka kuri ugasanga amafaranga wateguye yo gushora ugasanga ari kuba make cyane, ukumva ucitse intege uko bati bya bintu ni by'abakire. Shuti yanjye, ukeneye inama nziza by'umpamagara ngo ufashe. Ndagira ngo nkwibutse ngo iyo wumva bavuga, ushobora kwibaza ngo mbese iyo bavuga korora kinyamwuga baba bavuze iki? Reka mbigusobanurire gato. Korora kinyamwuga mbere na mbere nuko ufite ikiraro cyiza, ubwo ndi kuvuga ku ngurube ko nizo ngiye kuvugaho. Kuba ufite ikiraro cy'ingurube cyagutse, gitanga umwuka, gipavumye na sima nziza gutya basimanta atari sima yinyerera, kandi kikaba gicutse ku by'amaganga atireka mu kiraro nkuko narabibabwiye mu minsi yashize. Warangiza icyo cyo kikaba cyinjiramo umwuka uhagije, ikiraro umaze kugitunganya kandi bacyubakishije ibiti bikomeye cyangwa se imbabari zikomeye. Warangiza ubwo ndikosobanura icyo bita korora kinyamwuga. Noneho muri bwa bworozi ugatangira ku ngurube nziza z'ibyororo, izo abanyarwanda bamwe bita inzungu. Nagiye nzibabwira uko zitandukanye, babwira ngo nimureke korora gakondo pe, mureke korora ngo utugurube tw'inyarwanda. Ingurube y'Inyarwanda izimira ku mezi 12, iyi nzungu yimiye amezi 7. Ko kurumva waba uri muri business ugumye mukora inyarwanda, korora gakondo koko? Oya, turi muri business isaha iri kugenda ibara iguruka. So rero nta mpamvu yo kugira ngo ukomeze utinde uzarire mu bintu bitatanga umusaruro vuba. Wowe shaka ubworozi bw'icyororo cyiza, kandi numva unabubuze ujye umpamagara ngo ufashe kukubonera icyororo cyiza. Nibutsa aborozi namwe mwagutse mworoye ko mutabona amasoko, ni mumpe akazi mbamamarize amatungo yanyu abone isoko, kuko hanze hari abantu babuze ibyororo. Noneho tugiye mu kugabura. Hari ukuntu bakubwira ngo rero uyu uriye kinyamwuga ati ugabuye ibifu nibwo ubukoze kinyamwuga. Shuti yanjye, k'abantu batanganya ubushobozi. Koko nibwo turi kubwira umuntu ugiye gutangira umushinga ari ubwa mbere ukamwumvisha ukuntu ngo agabuye ibifu, ngo agiye agabura ibiryo by'imvaruganda gusa ngo nibwo yaba yoreye kinyamwuga. Koko namwe mutekereza amafaranga bya biryo bigura. Ni umuntu bigiyemo bwa mbere, yewe niba anabimazemo iminsi cyangwa anabimazemo igihe, ariko umenye n'ikofi ye. Ikofi wowe banza umenye ikofi yanjye ngihagaze ite. Ese muri ikofi yanjye uko bihagaze nta bindi buryo nakoresha nkagaburira amatungo yanjye kandi akabaho neza. Niyo mpamvu mubona sometime ngenda mbashyiriramo bimwe nkabe ku buryo wakivangira nkigisha. Ubwo mba nteka bamwe bafite ubushobozi bwo kugura ayo mafu bakivangira, cyangwa se bakaba bagenda bakabigura bakabibavangira, ariko bazi ngo ibyo ndi kuvangisha nibi. Ikindi mbashyiraho uburyo bworoshye cyane. Mwagiye mubona uburyo bwetandukanye, uko bakoresha umutumba, uko bakoresha amateke. Ni ibintu byinshi nagiye mbereka mu burebe video zabanje, murebe uko wagabura ingurube mu buryo bworoshye wibereye iwawe kuri Cyomo Ruvete TV.
ndakubwiza ukuri, wowe wirinde gupanika mu mutwe wawe, ukurikiza inama tuguhereza, ndabizi ko bizaba umusaruro. Njye mbahereza ibintu nanjye nkoresha, ibintu nakoresheje kandi bikama umusaruro, kandi reka mbabwize ukuri, dufite ingurube nziza pe, nta muntu witaka nabi, ariko njye ndabibabwiye, reka mbivuge, dufite ingurube nziza kandi situgabura ibifu gusa. Twihutishije rero, reka ndeke kurondogora, ndabinginze, mwabibonye ko nikosoye, kandi pe mujye mumenya ko mungira inama nkayumva, ntabwo nshaka gukoresha iminota myinshi. Gusa urumva ko hari ibyo n'ibibazo abantu bamaze iminsi bagenda bambaza, abandi bibaza, bikangira mu matwi, mba nkanyujijeho kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa. Twagiye rero, ngiye kubigisha ukuntu ugomba kugaburira ingurube yawe ibintu biri very simple, ibintu byoroheje kandi bikaguha umusaruro udasanzwe. Ubu ugiye kuvuga ngo ni ibiki? Tugiye gukoresha amadegede. Murayabona amadegede, ibihaza cyangwa se ibihaza. Tugiye gukoresha ibihaza. Hari abantu bakunda kugira amahirwe bikimeza mu rutoki, bikimeza ahantu mumena amafumbire. Hari n'ababihinga, kandi ni igihingwa kidatinda kumera, kidatinda kwera, ni igihingwa cyera ahantu aho ariho hose. Tugiye gukoresha ibihaza n'amababi yabyo, aribyo bita ibisusa. Ubwo ni ibisusa n'ibihaza. Niturangiza dukoreshe n'ifu y'ingano cyangwa se ibisigazwa by'ingano. Bakuzi banjye ushobora kubura ibisigazwa by'ingano, ukaba wakoresha ibisigazwa, reba ibisigazwa byo muri sosoma. Bakuzi banjye rero, uyu munsi ngiye kubereka ukuntu utegura iryo funguro ukifashisha n'ibisigazwa by'ingano cyangwa se wheat bran. Ukuntu uzabigenza rero nshuti yanjye, ubu ngiye kubabwira, mwebwe mutega amatwi mwitonze. Ahantu nakoreye ikiganiro ntago twebwe ahantu turi ntago ibihaza biraboneka neza, ariko reka mbibabwira uko mbibabwira, ariko muzabikora. Fata ibihaza byawe byeze, bimeze neza. Nurangiza ubikatagure, nta kintu na kimwe ukuyeho. Uko igihaza kibumbye ugikatagure, ugicagaguremo ibice uko ushaka. Nurangiza ufite isafuriya nini utekeramo ingurube zawe, ubikatagura ibyo ushaka byose, mbega bitewe n'umubare w'ingurube ufite. Niba ufite ingurube 1000, niba ufite ingurube 500, niba ufite 50, umubare wawe wose ufite, ukatagure bya bihaza. Nurangiza ubisuke mu gisafuriya, uzane bya bisusa, ubikatagure. Mva, iri funguro rifite intungamubiri nyinshi cyane, rifitemo amaproteine, rifitemo ama-energy, ifitemo intungamubiri itungo rukenera, sibyo? Ubikatagure byose neza, ubirunde muri cya gisafuriya. Nurangiza bibire, ushiremo amazi yarengeze, bitogote, bishye handi ubona ko byahiye bien. Nurangiza kubona byabize neza, ubona byahiye neza, zana bya bisigazwa by'ingano. Ibisigazwa by'ingano ntabwo bihenze. Tuvuge niba wabonaga ya mafaranga yo kugura agafuka ke 30, ubu ngubu ugiye kuyigura wenda ku mafaranga 450, cyangwa se no kwibona no ku cyuma. Nubu uri ibisigazwa by'ingano, uzafata ibisigazwa byo ku cyuma gisi cy'amafu y'ibikoma n'ubugari. Shuti yanjye, ubigisha ufate, ubwo bizaterwa n'ingano wakoresheje, ariko reka tuvuge wenda urugero wateguye, tuvuge ko wafashe ibihaza 5, urabikataguye n'ibibabi byabyo, urabitogosheje. Ibihaza 5 binini, ubikekagure neza. Then ibyo bihaza 5 uzashyiramo ibiro 3 by'ibisigazwa by'ingano. Niba ibisigazwa by'ingano utabibona, uzabona ibisigazwa by'amafu biba byaturutse ku biro byuma bisya amafu. Turi kumwe? Uzakoresha ibiro 3. Ubwo rero bitewe n'umubare w'ingurube ufite,
wowe uzagenda wongera ibihaza, ugende wongera iyo fu bitewe n'iki n'umubare w'ingurube ufite. Nshuti yanjye, ingurube zirya iryo funguro, ni ifunguro ryiza. Warangiza ntabwo umara umwanya ubitogosheje, ubishyiramo ukabivanga neza, ukongera ugapfundikira, umwuka ukabikubita ukabona ko byivanze, ko kitagihinduka ikintu gisa nk'ikijya gufatamo ukuntu, ukabisuka ku ruhande. Wamara kubisuka ku ruhande ukabifunguza amazi, ariko ukirinda ko bikonja. Mbibutsa, nzababwira ikintu wakora ingurube yawe ntibure amagurube yo konsa ibyana byayo, sibyo? Wirinde kubitanga ari ubukonje. Niyo wabitanga ari ubukonje nta kibazo, ariko njyewe impamvu mpamubwiye ngo bitanga ari akazubazi cyangwa harimo ubushyuhe buke, ni ukugira ngo ya ngurube iri kugaburira, uri kwigarira ko kwiteguramo no kubamo ingenzi zifite icyo konsa abana gihagije. Ibanga mwaryumvishije rero. So rero bakunzi banjye, nimurangiza mukora ubwo buryo, ndabizi neza yuko muzabona umusaruro. Ingurube ikura neza, ingurube irabyibuha, ingurube irabikunda, kandi abana bavutse noneho kubereza ingurube ihaka, abana bavuka basa neza, bakeye, buzuye, ubona ari utwana dufite ibiro. Mwebwe mubikore muzambwira. So rero ndakwibutsa wowe utarakora subscribe, ndagusabye kora subscribe, ukoresha na comment. Ese ntabwo mwifuza ko YouTube yanjye byibuze igera no ku 100 nkabona kya gihembo YouTube itanga? Basi se nimwifuza ko nzambuka nkarenga n'100? None se why not? Kuki mudakora like, mukore comment, mukore na share, mukore share inshuti yanjye. Uko mbaha amasomo nanjye nkeneye ko munzamura mukanteza imbere. Niyo mpamvu mbimvuna kubashakira amasomo cyangwa kubashakira udushya mwakagombye gukoresha mu bworozi bwanyu. Bakunzi bacu rero, ndagira ngo mbibutse irindi banga ntarimbameneye, nuko ku ngurube yarwaye constipation, uyu ni umuti udasanzwe. Ciao ciao.